rero navugaga ngo intebe yo twicayemo duharanire cyane kwihesha agaciro no kwihesherezamo agaciro, duharanire cyane 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 kutayikoreramo amabi ahubwo tuyikoreramo ameza, duharanire cyane kuyiharanira kubiboneramo umugisha kugira tuyibonere mu muvumo, rero no kubatindira. Twongeye kubasuhuza mwese bakunzi ba Team TV, Yesu ashimwe. Shalom shalom, muraho muri amahoro, mumeze neza. Natwe turashima Imana hano turi tumeze neza. Mbifurije amahoro y'Imana aho muri hose, mbifurije kunezerwa, mbifurije kugubwa neza nubwo bwose bitubabaza bitabuze. Ari nayo mpamvu mvuga ngo abo bose bashobora kuba bari mu bihe bitari byiza, mbifurije dukomera, kwihangana mudacitse intege, kwihangana mutegereje ko umunsi wanyu wasohoye, no kuri data yabatabara. Rero aho waba urwaye mwifurije gukira, waba ufite ikibazo mwami Imana arashoboye, mwifurije ko akigukuramo. Waba arwaye mwifurije gukira, waba arwaje, wa wundi warwaje atumva, ni ukuri mwumvire ko mwatuyeho gukira mu izina rya Yesu Kristo. Uyu data twakurikiye ni ukuri arashoboye, ni ukuri nawe ubwe yashobora kumukiza. Ni ukuri ejo nubise ubuhamya bukomeye, umuntu umwe warozwe arivuza biranga, aza kugera no ku mupfumu, nawe ubwe yarumvaga ko ari we pepepe uzamuvura. Umupfumu ngo aramubwira ngo uretse Yesu Kristo wenyine niwe nanjye nkubwiye ko ukwiye kugenda ugashaka, ni wenyine uzakuvura. Rero aho uri, icyo waba urwaye icyo ari cyo cyose, ikibazo waba urimo icyo ari cyo cyose, uko wababaye uko ariko kose, waba waraye ubusa, waba wabwiriwe, waba ushonje, waba wambaye ubusa, icyo ari cyo cyose ikibazo waba urimo, uretse Yesu wenyine nta wundi wakigukuramo. Rero nkwifurije gukira, nkwifurije kugubwa neza, kandi bitarageraho komera ushikame ku mwami, arashoboye nta kimunanira, ni ukuri azagukuramo. Igihe gusa nicyo kiba kibuze, ariko uha igihe ugihe umwanya, umunsi wa nusohora data azakwibuka, kandi si kera ni vuba hamwe izina rya Yesu. Reka dushime uwo mwami nubwo bwose tubabaye ariko ko tukiriho. Data uhabwe icyubahiro kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe. Ushimirwe umunsi wa none waturemeye mwami, ushimwe data mwiza ko waturemye mu ishusho yawe. Ushimwe ko ari we Mana yacu, ushimwe ko ari wowe twizigamiye, ushimwe ko ari wowe twizeye, ushimwe ko ari we byose kuri twebwe abakwiringira. Izina ryawe rishyirwe hejuru data. Umunsi wa none ni umunsi wundi waturemeye kugira ngo tunezererwemo, ni umunsi waturemeye kugira ngo tube hano hantu kandi tugire umurimo tuhakorera. Ni wowe ubwawe udushoboza, atari we ntacyo twageraho. Mwami w'abami rero ndaguhamagaye kugira ngo ubane natwe. Mwami ari ibi byuma biyobore, ari imitima yacu iyobore, ari intekerezo zacu ziyobore, ntagire icyo tuvuga cyacu ahubwo tuvuga icyo wateganije ko tuvuga. Mwami ntagire icyo dukorera hano cyacu cyitirirwa izina ryacu, ahubwo byose ibyo turi bukore icyubahiro rero gisubira. Nuko rero data, buri wese wateganije ko azafashwa n'ikiganiro, ndakunyuze kugira ngo umuhe uburyo, uca inzira hitari, kimugereho maze kimugirire umumaro. Wera wa Isiraheli, bari wowe uganira, bari wowe ugaragara, bari wowe uvuga, unganze muri byose, maze izina ryawe rirusheho gushyirwa hejuru. Icyubahiro n'ikuzo bibe ibyawe kuko zibirenze ibyo twatuye, mu izina rya Yesu, amen. Yes, twongeye gushima Imana rero yadushoboje kugira ngo uyu munsi nanone twongere tubane namwe. Hari iminsi mwari mumaze mumbwira ngo maze igihe nshyiraho abatumirwa ngo ninongere kugaragara. Ni ukuri mwese ndibaza ko muri iyi minsi murambonye, noneho murambonye mu ishusho yose, mumbonye nambaye umukara, mumbonye nambaye umweru, mumbonye murambonye. Rero muri byose ni ukuri uko Imana iba yabiteganije niko biba biri bugende. Bateganije ko message iri butangwa ari jewe, nejo bundi mukisanga ari je, ntimukandambirwe. Ako niba yateganije ko ari n'umutumirwa, ni ukuri mujye mwakira. Ikintu gikuru ni ukwakira ubutumwa bwawe data yakoherereje. Ntukite ngo bwavuzwe na Jori cyangwa se n'undi muntu, oya.
tega amatwi, fata umwanya wongeye gutega amatwi, cyane cyane ko uyu muyoboro uriho uzi impamvu yawo, ni umuyoboro ufite umwihariko wawo, ni umuyoboro ugambira kuvuga ukuri uko kuri, niyo mpamvu hitwa Truth Initiative. Truth Initiative ni ukuvuga ngo gahunda yacu mu byo dukora byose nta manyanga dukeneyemo, ntabwo dukeneye kujya tuvuga ibinyoma, ntidukeneye no kuvuga ibintu binezeza amatwi y'abantu, ahubwo turavuga ikintu uko kiri. Niwisanga ari icyagufasha ukemereye kigufashe, niwisanga ari icyakuvura, ari umuti wavura uburwayi bwawe ufite, wemerere uwo muti ukuvure. Ushobora kuburura nk'umubirizi, ushobora kuburura nk'umuravumba, ushobora kuburura nka tangawizi, ariko ukuri ko tuvugiye aha wumva ko wakugira icyo kukumarira, wumva hari aho kwakura naho kugeza, wumva ko wakuvura uburwayi bw'ufite, emerera uwo muti uwugotomere uko uri kose uzakuvura, kandi tuzagaruka twembi dufatanye gushima Imana. Rero iyi channel nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi kigize, ni ukuvuga ukuri uko kuri, ni uko kugira ngo abakumvise nibisanga bari babaswe n'ikinyoma, nibisanga bari babaswe n'ibibi, ni ukuri kubafashe kuba batura. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo natwe twumve ukuri, ni ukuri uko kuri kuzatubatura. Niyo rero iyi channel yacu niwo murongo ugenderaho kugira ngo bishoboke yuko twagera aho tugera, twagira icyo tugeraho, twagira icyo tuhifasha, namwe tukakibafasha, ariko biciye mu kuri kw'ijambo ry'Imana, biciye mu kuri mu ijambo iryo ryose rivugirwa hano. Uyu munsi rero hari indi sije twatekereje, Uwiteka dushyize ku mutima, turavuga ngo reka nayo tuze kwiganiraho. Twavuze ngo ubuyobozi bwose nta na bumwe tuzi budaturuka ku Uwiteka. Ibyo tugeraho byose nta na kimwe ni ukuri, burya giye ku bwanjye kwizera kwanjye kunyereka ko nta na kimwe kidaturuka ku Uwiteka. Rero uyu munsi navuze ngo tuganire ku kintu cyitwa intebe yo wicayemo uyu munsi. Intebe yo wicayemo uyu munsi ishobora kuba ari intebe y'akazi, ishobora kuba ari intebe yo mu rusengero umushumba warwo, ishobora kuba ari intebe y'ubuyobozi bw'umuryango wicayemo nk'umutware w'umuryango, ishobora kuba ari intebe wicayemo aka kanya wicayemo uzi neza ko ari Imana yikwicajemo, cyangwa wibeshye yuko ari imbaraga zawe, cyangwa utekereza ko ari ubushobozi bwawe, cyangwa ushobora gutekereza ko ari ubwenge bwawe, cyangwa ushobora gutekereza ko ari wa mupfumu wagiyeho utumye yicaraho. Intebe wicayeho uyicayemo uti? Wicayemo uyirenganyirizamo abakugana, wicayemo uyihesherezamo Imana icyubahiro, wicayemo se uhesha umuryango wawe icyubahiro, wicaramo uhesha igihugu cyawe ishema, bimeze biti? Intebe yo wicayemo uyu munsi wicayemo gute? Wicayemo straight, wicayemo uhengamye, wicayemo gute? Rero nibyo natangiye mbabwira ngo nta buyobozi na bimwe buza gusa budatanzwe n'Imana. Abayobozi bose bo dufite ni ukuri, burya nta buyobozi budakomoka ku Mana. Bibiliya ijambo ry'Imana niko ritubwira ko nta buyobozi burya butavuye ku Mana. Iyo butavuye ku Mana biragaragara, burasenyuka byihuse cyane. Yaba ari umukuru w'umuryango, yaba ari umukuru w'igihugu, yaba ari umukuru mu kazi akariko kose, ibyo ari byo byose twaba dukora, ubonye ikintu nk'icyo kikugezeho, menya ngo ufite ubwenge, ufite ubuhanga, ufite unararibonye, ufite ibintu byinshi, ariko ibyo byose byaje bikubira hamwe, nuko ariko bisiringwa nuko ari ubushake bw'Imana kuri wowe. Gusiringwa ni nko gupfundikirwa n'ubushake bw'Imana. Imana yabihisemo. Ushobora kuba utari igitangaza, ushobora kuba utagize gute, ariko Imana ikaguha intebe ukayicaramo. Rero intebe twicayemo uyu munsi tuyicayemo gute? Nagiye mbona ibintu bitangaje, ugasanga Imana ingiriye neza, mbonye intebe mu kazi, nyicayemo mpawe akazi, ni sekreteri w'ikigo runaka, ndi comptable w'ikigo runaka, ndi umucungamari, dushinzwe abantu n'ibintu, dufite intebe nyinshi zo twicayemo hano hanze zidufasha kugira ngo tuharonkere umugati. Ndibaza ko izo ntebe zayo zose zo twicaramo, uretse iyo twicaramo mu bukwe cyangwa mu rugo cyangwa ahandi, ariko intebe twicayemo y'umurimo cyangwa y'akazi, tuba twagiye gushaka umugati w'abana, tuba twagiye gushaka imibereho. Rero iyo ntebe uyicayemo gute? Nabonye ibintu by'agatangaza, ugasanga umuntu yicaye mu ntebe
sekereteri cyangwa ninde amatitles twese tuyaziranyeho, ariko wa muntu ugasanga intebe yo yicayemo ntabwo arimo afiringa icyubahiro Imana yamuhereye muri ya ntebe, cyangwa ntabwo arimo akiviva, ntabwo yumva neza impamvu y'iyo ntebe yicayemo, ntayisobanukiwe neza. Araje yisanze ayicayemo, niba bamutoye, niba yayiharaniye gusa, niba uri umuyobozi ku giti cyawe, niba ariko iyo ntebe yo wicayemo, ese uzi agaciro kayo? Ese uzi ko iyo ntebe yakomotse ku Mana? Ese uzi ko nta kintu giturutse ku Mana? Uzi ko nta kindi kintu cyakirusha agaciro? Rero intebe turimo twicaramo usanga umuntu atayiha agaciro. Kutayiha agaciro kwa mbere ko nabonye ni ukuhe? Nuko jya ubwanjye nasobanukirwa ya ntebe yo nicayemo. Kutayisobanukirwa ni ukuvuga ngo jye icyo nabonye cyo mvuga kudasobanukirwa, naho nicara mu ntebe aho kugira ngo ya ntebe nyikoreremo akazi ko nagomba gukoreramo, ahubwo nkakiciramo. Urugero, niba ndi sekereteri ishinzwe kugeza ibintu ku muyobozi, cyangwa se niba ndi umukozi w'Imana ishinzwe kugira ngo iyo ntebe nyakiriremo abantu, mbahumurize, mbagushe neza, ugasanga ya ntebe twicayemo ntabwo byari byo twakayikoremo, ari byo turimo tuyikoreramo. Icyo gihe nsanga ari ukutasobanukirwa agaciro kayo. Rero ni ukuvuga ngo njye maze kubona ko akenshi ujya gusanga ugasanga niba ndi umuntu ushinzwe yenda kwakira abantu, ugasanga ntabwo mbihaye ako gaciro kabyo, nakiriyeho numva nkeneye kwakira, uwo ntakeneye kwakira ndamusuzuguye. Nakiriyeho numva ko hari impamvu mwakira, ese turaziranye, ese n'umuyobozi runaka ukomeye, ese ariko babandi baciriritse, yaza nkamusuzugura mwereka yuko nta kanya amufitiye. Intebe ye nicayemo ugasanga ntinyuze, mbese sinyaye ka gaciro kayo, byo nibyo nababwiraga. Aho kugira ngo nyurwe na ya ntebe, ahubwo ndaharanira cyane ya Jolly. Kuyiharanira ntabwo ari uko ndimo nkora ibyatuma nzamurwa mu ntera ngo njye ku ntebe yo Jolly yicayeho y'icyubahiro yenda kirenze icyo nicayeho, ahubwo ugasanga kugira ngo nkore icyatuma nzamuka nkagera ku rwego rwa Jolly, ahubwo mparaniye kuba ari we mpirika. Icyo gihe gihe mbona ko ya ntebe yo nicayemo nta gaciro mba nayihaye. Rero niyihaye agaciro, numva nkwiye kuyikoreramo ibyo nagomba kuyikoreramo. Niyo ari kwakira abantu, nkakira umunini kimwe n'umuto, nkakira ubyibushye kimwe n'unanutse, nkakira umuremure kimwe n'umugufi, nkakira umukene nk'uko nakiriye umukire. Ibyo twita ubukene n'ubukire, ibyo twita inzobe n'umukara, ibyo twita amabara yose twavuga n'amazina yose twavuga, ya ntebe nibwo nzaba nyihesheje agaciro kayo kayikwiriye, aho nzaba nkoreramo icyo nkwiye gukoreramo, nkagikora ntari ku marangamutima ngo niyanyoboye, uyu nguyu nuko tuziranye, uyu nuko twiganye, uyu nguyu nuko nabonye aturutse mu modoka y'igikoko nyine ikanganye ireba nk'abantu, uyu nuko oya, nkayakiramo buri wese nk'uko ari wo murimo wayo. Icyo gihe ntebe zanyihesheje agaciro, kandi nanjye ubwanjye nzaba nihesheje agaciro. None se niba utabikora utyo muvandimwe, wumva iyo ntebe yo ko kwihesha agaciro? Wumva se aho gusobanukiwe impamvu yicayemo? Ese mwari muzi ko iyo ntebe Imana aba ari intizanyo yaduhaye? Uribuka yuko ntawe uyibaho for good ngo yicare hayigumeho burundu. No mu buyobozi busanzwe habaho amatora, ejo ukaba wakwisanga wayivuyeho. Habaho umuntu guhindurirwa amateka, wa wundi wabonaga yuko aciriritse utamwakira kubera yuko nta tayito runaka afite wumva yatuma umwakira, kubera yuko nta kintu wumva kikubyiga ku mutima cyatuma uha Jolly agaciro ukamwakira. Hari ubwo ejo mu gitondo yabyuka byahindutse, ari we wicaye ku ntebe isumbi yawe. Icyo gihe bizagenda bite? Ni ukuri hari umuntu usanga mu ntebe ukagira ngo bayimuhaye kugira ngo yicaremo gusa, ugasanga umuntu araza akamusuzuguriramo. Niba ari telefoni, dore izi telefoni nazo zizadukoraho. Nkicara nkajya kuri telefoni, ukansuhuza mwaramutse, cyangwa nkabanza nkamera wansuhuje kera nabiyo nk'iminota wenda mwaramutse, kandi nabwo ukansuhuza ureba hasi uri muri telefoni. Nkakubaza ibyo nkubaza uri muri telefoni, warenze ntonambwire ngo nyihanganira yenda hari icyo nakoraga cyihutirwa,
uracyareba kuri ya telefone wa muntu arahangayitse arahagaze aragutegereje. Kera kabaye ukazubura amaso utete hari igihe tuwarumbwiye gute, hanyuma wa muntu akagusubiramo utete, hanyuma bigende bite. Muri make ntuhe agaciro ya ntebe wicaye, ntugikorere icyo wagomba kuyikoreramo, ahubwo ukagaragaza nkaho gusa ni nkaho wayicayemo kugira ngo mbone ngo utinye, mbone kuri igitangaza wicaye mu ntebe y'igitangaza, uri igitangaza. So what? Ya ntebe nzayibona ko ari igitangaza, nzakubona kuri uw'igitangaza mu gihe uzangirira umumaro uhuye n'icyo nari ngukeneyeho. Reka mbabwire, ushobora kuvuga uti Jolly uravuga gutyo kugira umumaro, yenda ungezeho atari jye bireba, yenda ungezeho ntabifitiye ubushobozi. Wari uzi ko kumpa akanya kawe gusa ukantega amatwi warangiza ukanyobora, cyangwa ukanambwira uti ntabwo ibyo bindeba, cyangwa ukanambwira uti rero ibyo bintu mbwiye numva ari bishya, nta hantu mbizi muri iki kigo, ariko yenda ugiye kwa Jean yagufasha, ugiye kwa Jolly yagufasha, ese ugiye kwa Ikuzo yagufasha. Icyo gihe bizanyorohera cyane, uzaba ungiriye umumaro kandi nzabona ko ntebe wicayemo ari y'agaciro. Icya kabiri, nusuzugura utyo n'undi akaza ukamusuzugura utyo n'undi ukagirira umumaro wa wundi w'umutima wagutumyeho, ibaze ejo ugiye ukazasanga wa muntu wo wasuzuguraga hari ukuntu noneho this time ari we wari ukeneyeho ubufasha. Ese bizagenda bite? Izi ntebe twicayemo nta kuntu twaziha agaciro, natwe tukazihesherezamo agaciro. Intebe iriyo yose yo wicayemo, iyo ariyo yose, nurebe ngo wenda ndavuga ngo wenda ngo deje ngo wenda ngo nderekada ashwe, wowe intebe iyo ariyo yose wicayemo uyikoreyemo uyicayemo, urahengamye ugiye uruhande rumwe urareba icyiciro runaka, urareba abantu runaka, cyangwa uyicayemo wemye ku buryo ufitiye umumaro buri wese ukugana kugira ngo akuboneho icyo yakwifuzagaho. Iyo ntebe wicayemo gute? Urahengamye cyangwa wicayemo wemye? Rero reka mbabwire ngo jye ikintu nagitekerejeho kandi nkabona n'ibintu bifatika. Kwinjira muri biro y'umuntu, umuntu akagusuzugura, kwibaza se uyu muntu mwakabyara mwe nta nanteze ugutwi, nta nazi icyo nshaka, akagusuzugura gusa akakubana zero, wava ukanishakira inzira ariko higusubizaho wajya kugira ngo ubone ubundi bufasha. Akavuga se uyu muntu mwakabyara mwe ko nta naho tuziranye, ngo hari icyo twapfuye, asuzugura iki bigeza. Ese uramutelefone, ufashe telefone urahamagaye, baguhaye nomero ngo Jolly niwe uri bugufasha, ufashe telefone urahamagaye, hello Jolly muraho, nitwa runaka, ukumva ku ruhande rero ibintu byateye nuko nakira telefone yawe nkakomeza nkavuga ibindi, agakomeza akavuga ibindi, ukaguma kuri telefone utegereje ko ari buze kujya cyakubwira ati sorry, I'm sorry, usanze wa muntu niwiha agaciro wa muntu, naho uzakira wa muntu niba bibaye ngombwa guterura telefone wayibaturuka mubwira uti rero I'm sorry, hari ibintu byihutirwa byo ndimo nkora, mpamagara nko minota 5. Wa muntu azumva ko haye agaciro intebe wicayemo kandi nawe ubwo wihesha agaciro. Ese niba bitanashobotse kunyitaba, fata ya telefone wihita uzamura twa message, ariko abantu bakoze telefone bafite ubwenge, bari bazi ko ibihe nk'ibyo bizabaho, ukaba uri mu nama, ukaba uri muki, ukaba ugize ute, noneho ukabura n'akanya typinga cyangwa kandi ubutumwa. Noneho badushyiriyeho ubutumwa bugufi ku buryo ushobora kujya ukazamura gusa ugahita unyereza akantu ngo mpamagara nyuma cyangwa kuvugisha nyuma cyangwa ahuze cyangwa ndi mu nama, cyangwa ka kantu ni ukuri kanyereka ko wampaye agaciro, aho kugira ngo unyihorere cyangwa uyibature ukomeze umvugireho ibindi gusa ngo noneho ngo gira utya ngo gira utya, cyangwa numara no kwivugiraho nyuma uze gusoza umbwiye ngo buretse ngo ndi bize ngo hari ibintu narindimo uzi icyo ngushakira, yenda cyihutirwaga cyane, yenda numvaga ari we buruhukiro bwanjye, yenda numvaga ari we ugiye kumvura igikomere numvaga mfite cyangwa ikintu kingoye, warenze ukamvugiraho byose ibyo wavugaga, ukaza gusoza umbwira ngo hari ibyo nari mpugiye mugahita unkupira mu gutwi. Iyo ntebe giye mbona nkaho uba utihesheje agaciro kandi nayo ubwayo utazi agaciro kawe. Rero nabitekerejeho cyane, nsanga dukwiye tugahugurana tukibukiranya ngo iyo ntebe Imana iguhaye ni intizanyo. Ejo mu gitondo birashoboka yuko ya ntebe wayivamo, ariko wayicayemo ute, uyivuyemo gute? Ese uyivuyemo abantu bakigusabira umugisha? Ese uyivuyemo abantu babona ko hari impamvu yawe kuyibamo? Ese uyivuyemo uhuye nawe akubwira ati
iriya ntebe wari wicayemo ni ukuri wari uyihaye agaciro nayo ubwayo, kandi nawe ubwawe wari wihesheje agaciro, wayifashijemo umukino, wifashijemo umukino, Mana yanjye ni wowe muntu pe wo tuzi hariya hantu, ni wowe watugiriye umumaro. Rero nkavuga ngo niki cyatuma twitesha agaciro kubera intebe y'intizanyo, ukicara ukumva wo kugira ngo uyihe agaciro ko Imana igutije kugira ngo uyiboneremo umugisha, ahubwo ukayikuramo umuvumo, aho uciye bakakuvuma, aho uciye bakakuvuga nabi. Ese buriya mu by'ukuri byaba bimariye iki? Nta mumaro jye mbona byamarira, birutwa nuko ntayicaramo iyo ntebe. Rero reka mbasabe ngo iyo ntebe reka tuyihe agaciro kayo, kandi natwe twihesha agaciro iyo ari yose waba wicayemo. Niba ari iy'ubushumba, yikoreremo umurimo w'ubushumba, wiyicaramo utatanya abashumba, wiyicaramo usenya umurimo w'Imana, wiyicaramo wica abakristo. Ubundi iyo ntebe uyicayemo kugira ngo uje wese akugana aruhuka umutima, avuga ati aho narinduye hariya hanze nuko nari ntaragera ku muntu wicaye muri iyi ntebe. Icyo gihe nawe rero uzaba wihesheje agaciro, kandi n'Imana iri mu ijuru ndizera kuzakunezerera. Umuyobozi niba wicaye muri iyo ntebe Imana yarayiguha, ni ukuri ndakwinginze, umuyobozi uwo ari wese urwego rw'uriho, waba uyobora kampani yawe ku giti cyawe, waba uyobora se mu kazi kawe wahawe, waba uyobora se aho uri, intebe wicayemo yose, ni ukuri ndakwifuriza yuko wayihesherezamo icyubahiro, wayihesherezamo agaciro, n'uwo gutumye ukamuhesha agaciro. Ikindi rero cyo nabonye ni ukuri ni hahandi ho unsuzuguye utanazi n'usuzugura uwo ari we, ejo ukazisanga nanone uransanze aho ndi, njyewe this time ukwiye kugira icyo ngufasha. Uretse ubukristo, uretse ubumuntu, naho nanjye nakakwituye. Reba rero iyo umaze kubimenya, ukamenya ngo ya ntebe wari wicayemo Jolly yakunyuze imbere ntiwamufasha, ariko Jolly wowe uje umusanga kandi aragufashije, icyo gihe urumva ko ikizakurikirwaho ni ipfunwe, uzabaho ufite ipfunwe, uheranwe n'ipfunwe. Rero reka mbasabe ngo izi ntebe z'Uwiteka dutije, niba ari intebe y'ubushumba, niba ari intebe y'ubuyobozi, niba ari mu muryango uri mukuru w'abagenzi bawe, niba uri umutware w'umuryango, niba intebe iri yose wicayemo, ndakwinginze kugira ngo uyihesherezemo agaciro nayo uyiha agaciro. Ariko rero nkabibutsa ngo naje gusanga ibyo byose byo tuba tuvuga hano byose umuntu yakifuje ko kuba byo, yakifuje kwihesha agaciro. Nibaza ko nta muntu kuri iyi si wifuza kwiyandagaza, kwitesha agaciro, oya, ariko ukikanga wabaye uwo nguwo twavugaga witesha agaciro. Rero naje kubona ko udushoboza n'umwe gusa ni Kristo Yesu, niwe wenyine ushobora gutuma dusobanukirwa ngo ariko hano sinitwaye neza, ariko hasi navuze neza, ako buri uriya muntu wampamagaye kare ko nari ngowe ndi muri rwinshi, kuki uno muntu wongera nkamama, ese buriya ntiyamfashe nabi. Hari ibintu binaniye abantu ariko bifite umumaro, hamagara wa muntu umubwire uti I'm sorry, wasanze ndi in the middle of something, cyangwa nari hagati mu kintu nikanga nkubwiye nawe cyangwa ntanakwitayeho, wowe kabyara yose uko nteye, ahubwo byashyikiye kubera ibihe byo nari ndimo, nari bizene. Wa muntu azakubabarira kandi azabona ko wihesheje agaciro. Niba wisanze warabikoze utyo, gira umutima ukugarura, uvuga uti niyangize amahirwe y'amakabimbwira, reka nsabe Jolly imbabazi, usabe imbabazi aho kugira ngo uheranwe n'ipfunwe, ukagira utyo ukabahemukiye umuntu nk'uko kubera iyo ntebe wicayemo ugasanga pepepe. Nk'ubu ngo nahoze mvuga hari abantu banadekoreye ibihumbi 2008 banyambura ibihumbi 80 kugera uyu munsi. Nje nicara nkabareba gutya mvuga ariko nk'uyu mu kandi twahuza amaso ukabona pe ipfunwe ramwishe. Ndibuka byaje no kuba ngombwa yisanga yageze mu nzu yanjye, kubera kandi byatewe n'iki, n'uwo ari we n'intebe yicayemo yumva ari igitangaza, yakoze ibintu bikomeye byo ntavugira hano, byandagaza bitesha agaciro, kandi ari umuntu ukomeye. Ukibaza umuntu nk'uyu niba afite ikintu gituma yibuka yuko Imana hari intebe imwicajemo ikomeye, n'iki cyatuma ahemurwa n'ibihumbi nka 80. Reka rero mbabwire nk'ubu ngubu nge ndiwe nkamenya ko nahemusha nayafata nkayaguha, nashaka nkongeraho na 20 nkaguha 100 nkarengaho nkusaba imbabazi, akubwira ariko naraguhemukiye, usabye imbabazi. Icyo gihe uzaba wihesheje agaciro na ya ntebe yihesheje agaciro. Rero muvandimwe, mwumva ni ukuri tudakwiye gutesha agaciro intebe Imana yaduteretsemo cyangwa ubwacu kwitesha agaciro, ahubwo ni duharanire kuba muri ya ntebe, ni ukuri tuyihesha agaciro natwe ubwacu twihesha agaciro. Imana yayidutije
nukuri aho iri mu ijuru izahabwa icyubahiro kandi nta kabuza izaduteza izindi ntambwe nyinshi, itwimure mu ntebe nziza itujyana mu nziza irenzeho. Ba bandi babyizeye ni ukuri izabidukorera, kandi nawe utayizeye bishoboka ko nanone ahangaha wafata umwanzuro ukavuga uti kanizere iriya Mana niba yarigeze njya mbaha ubuhamya bwanjye. Hari intebe y'igisuzuguro nigeze kwicaramo, Imana iza kuyinkuramo inshyira mu ntebe uyu munsi yo nicayemo. Wa muntu waho uri hose nubona ubutumwa ugasanga hari ahantu ntigeze nkwitwaraho neza, ugasanga hari ahantu intebe yanjye nayitesheje agaciro cyangwa ubwanjye nkayitesherezamo agaciro, ni ukuri wo kabyara umfasha ngusaba imbabazi. Narababwiye ngo ijambo iyo rimanutse ntabwo ari wowe warimanukiye, ntabwo ari umuntu mbambwira, nanjye ubwanjye mbambwirwa. Niyo mpamvu nsabye ngo uwo naba narakomerekeje mu ntebe nicayemo amfashe, nanjye musaba imbabazi nuko binshobokere ko nahesha intebe agaciro, nanjye nkakihesha icyubahiro kigasubira Imana. Rero navugaga ngo intebe yo twicayemo duharanire cyane kwihesha agaciro no kwihesherezamo agaciro, duharanire cyane 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 kutayikoreramo amabi, ahubwo tuyikoreramo ameza. Duharanire cyane kuyiharanira kubiboneramo umugisha kugira tuyiboneremo umuvumo. Rero no kubatindira, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ubwo ubutumwa Imana yari yaduteganije uyu munsi yuko intebe idutije ishaka cyane ko tuyihesherezamo icyubahiro kandi natwe ubwacu tukihesha agaciro. Uzajya uguca wese akajya avuga ati harakabaho runaka, harakabaho runaka, ni ukuri iyo ngiyo ni umugisha bakwifurije. Imana rero iduhana umugisha kandi tubabarire cyane twebwe dushobora kuba twicaye mu ntebe zo twicayemo tugapfinyagirizamo abantu, tukaburizamo abantu amahoro, tukabiciramo nabi. Ahubwo reka iyo ntebe ikubere iy'umugisha, ikubere iy'umugisha mu bawe no mu byawe, kandi icyubahiro gisubira Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi ibaha umugisha cyane ko mujya mukurikirana Team TV, ibitekerezo byanyu, inama zanyu, likes zanyu mukora, share mukora. Narabwiye ngo ushobora ko wakwisanga uri ikiraro cy'uko uno muntu wari ugiye kuzaheranwa n'iri pfunwe kubera intebe ye yicayemo nabi yenda byamufashe, cyangwa wari ugiye kuzayicaramo nabi atabizi akaba byamurinda kuba yahengama. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha abakunzi ba Team TV, Imana iha umugisha abadukorana uyu murimo ibihe byose, niko mbifurije. Amen. Data mu izina rya Yesu turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro, wakoze gutangirana natwe, wakoze gusozanyije natwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwami, uyu munsi waduhuguriraga yuko hari intebe yo wadutije kwicaramo, ariko bishoboka yuko hari abayicayemo bahengamye, bishoboka ko hari abayicayemo nabi, bishoboka ko hari abayicayemo bapfunyagirijemo abandi, bishoboka ko hari abayicayemo bayitwariyemo nabi. Ariko uyu munsi kubera urukundo dukunda uravuga uti reka nongere mbahugure, mbibutse yuko intebe iyo ari yo yose umuntu yicayemo nta handi ituruka ku Mana, nuko bitume yihesha agaciro muri ya ntebe kandi bitume icyubahiro nanjye kinsubira. Erega Mana ntabwo nezezwa nuko wa wundi ndetse witiriwe izina ryawe intebe yicayemo bicara bayivuma, bicara bamuvuma, kuko ni wowe ubwawe izina ryawe rigarukirwa n'ibikorwa bye, kuko Mwami ijambo ryawe ritubwira ngo tuzabonerwa ku mbuto zacu. Izo mbuto rero ntabwo zikwiye abera, izo mbuto ntizikwiye abihannye, ndetse Mwami ntabwo zikwiriye abakristo abitiriwe izina ryawe. Nuko rero Data dutabare cyane cyane bariya bakumenye, udutabare dushoboze kugira ngo twicare muri intebe uko bikwiriye, kandi naho twahengamye, naho tutitwaye neza, Mwami udutabare kugira ngo bishoboke yuko iyo ntebe twayivamo amahoro. Icyo ni kuzaba ibyaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.